Kwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi ngiye kukubwira ngo gutera akabariro ijoro ryose. Ibi ngibi ni ibintu ushobora kuhita uvuga uti ariko rwose shangazi, yes, bishobora gushoboka yuko mushobora kuvuga muti turumva dushaka kubikora ijoro ryose uyu munsi, ese turabigenza gute? Ese birashoboka? Mbese urabona abantu bajya babandika nko muri Guinness de Record, ukavuga ngo namaze igihe kingana gutya nirukanka, cyangwa se namaze igihe kingana gutya nkora ibintu ibi n'ibi. Kubera iki se mwebwe mutatekereza muti noneho muri kwa gutekereza ikintu mushobora gukora kidasanzwe, mukavuga muti reka uyu munsi noneho tubikora ijoro ryose turebe ukuntu bigenda, cyangwa se kubera yuko murimo mwibuka igihe mubikora bwa mbere muri mu rukundo rukomeye cyane, hahandi mwabikoze ijoro ryose ariko mukaba mubona mutarongera kubikora icyo gihe ngo mwongere murebe, hakaba haciyemo imyaka myinshi. Buri munsi rero muravuga muti reka turebe ko twakongera tukabikora nka kwa kundi tugeze kubikora cya gihe. Bishobora kuba kubera ko iyo tariki igeze, ariko kubera ko icyo gihe mwabikoze nyine mufite impamyi, mutamenyeranye cyangwa se mukumburanye, buri mwashaka undi mumeze nkaho utazongera kumubona, ariko ubu ngubu bikaba bitakibakundira cyane. Niyo mpamvu ahangaha biba bisaba kubitekerezaho cyane no kubifatira ingamba, cyangwa se gufata izo tips zituma ubikora neza. Icyambere rero nuko kugira ngo mubigereho muba mugomba gufata igihe gihagije kandi mugakurikiza ubushobozi bwanyu bwo gutera akabariro. Ese buhagaze gute? Cyane cyane ubushobozi bw'umugabo kurusha ubushobozi bw'umugore. Ubushobozi bw'umugabo buhagaze gute? Ese umugabo ni wa muntu iyo arangije nyuma y'igihe runaka imyanya myibarukiro ye igitsina cye gishobora kongera gufata umurego, hanyuma kongera agakora akazi, cyangwa se iyo arangije biba birangiye yakongera kweguka hashize iminsi 3, cyangwa se uri wa muntu nyine iyo urangije nyine ibishobora kongera igahaguruka mugakomeza. Ibyo ngibyo rero mubifata en consideration, cyangwa se mubyitaho, bityo bigatuma mumenya icyo gukora muri kwa kwitegura bihagije. Niba umukunzi wawe arengerwa n'uburyohe mugitangira, icyo gihe mugomba kumenya ngo turaza kubigendamo buhoro gute, ko ibi bintu uyu munsi dushaka kubiraramo, ko dushaka kubikora ijoro ryose, turaza kubigendamo buhoro gute. Hanyuma kandi imyaka mufite ningahe? Ese muri mu myaka ya bantu nyine mubikora ntimunanirwe, mukamenya ngo ese turaza gukoresha imbaraga zingana iki kugira ngo tutaza kugwa gacuho hakiri kare nta hantu turageza, bityo intego twe twihaye ntitubashe kuyigeraho, n'ibindi. Ese ibintu bituma habaho kugeza bya byishimo ku ndunduro ahantu hakomeye ni ibiki turi buze kwirinda? Cyangwa se iyo ibyo byishimo tubigejeje ku ndunduro ni iki kindi dushobora gukora kigatuma twongera tukabishaka? Tinze umwanya rero wo kurangiza cyangwa se kuba wagize ibyo byishimo ku ndunduro ukurikije nyine uko imiterere yawe imeze. Ese icyo utinza ni ikihe? Cyangwa se ese iyo bitinze uraza kongera ubitangize kandi bikunde? Ibyo ngibyo byose ugomba kubitekerezaho. Ibintu mushobora gukora rero harimo kuba mwamara umwanya munini muri mu gikorwa cyo gusomana no gukorakoranaho no kuganira murebana, kurusha kujya muri bya bindi uhita wumva yuko ari byo kabariro. Hanyuma kandi bya bindi byo gukorakoranaho, none ibyo gukorakoranaho ariko mukabihindura ka massage. Umwe akaba yakorera massage undi, nubwo bwose yaba ari iyo kwikinira itari y'umuprofessionnel, itaza kugera ku bintu bikomeye cyane, ariko biba ari ibintu byiza cyane. Noneho bya bindi bya bikorwa twavuga yuko umuntu akora hubukaye afite impamyi ashaka, mukaba mubyirengagije, noneho igikorwa mukaze kugitwara buhoro. Icyo gihe bibabera igihe cyo kongera kuganira, cyo kongera kwibusanya ibyo mwakunda ku wundi, cyo kongera kwibusanya ibihe byiza mwagiye mugirana mu bihe byashize, mukongera mukisubiraho uwo munsi cyangwa se iryo joro rirangira urukundo rwanyu rwongeye gutumbagira rugeze ahantu haryoshye cyane, cyangwa se guhana keya byongeye kubasha kugaruka. Muhindagure rero za position, birumvikana kuko ijoro ryose ntabwo mwarimara muri position imwe, kugira ngo muze kurushaho kugira ibihe byiza, ariko kandi bya bihe bize no kumara umwanya munini. Mukahindura rero mukurikije uko mubishaka, uko mwabitekereje, ndetse aba ari time nziza cyangwa ari igihe cyiza cyo gutangira guseka mukaganira ku bintu, noneho mugatangira no guhimba za position mwangiye mwumva zivugwa, cyangwa se nizo mutegeze mwumva zivugwa, mukavuga muti tugerageze gutya turebe bigenze gutya na gutya, hanyuma turebe.
mugezaho rero mukajya muruhuka kugira ngo imbaraga zitaza gushira, ariko mugaza no gufata akanya kaba muri iyo pause mukamushaka nko guhita mwirukanyira nko muri douche, mukamanza mugakora douche. Ariko mu gihe muri gukora douche mwagera no muri douche ugasanga ahubwo niho mukomereje, ugasanga douche ntabwo ikiri douche ya douche gusa, ahubwo douche ikomerejeho nayo kuba douche y'igikorwa. Mukaba mwakora utundi tuntu, mukagira utuntu mufata, mukabanza mukarya, mukabanza mukanywa akantu, gutyo gutyo buhoro buhoro mwitonze, cyo bikaza kuba ijoro mutazibagirwa koko mukeneye kongera mugaserebura. Hanyuma nanone muri icyo gihe muri icyo gikorwa mwisi igikorwa cy'ijoro cyose bishobora kugira aho ngaho umwe muri mwe agatotsi kakamutwara. Igihe kamutwaye menya kumufumbata neza witonze, umureba umwitegereza, biba ari ibintu byiza cyane. Ahubwo noneho igihe cyagera iminota wamubariye ukongera ukaza kumukangura, ukamukanguza nk'utugambo umwongorera cyangwa se udukarese cyangwa se n'utundi tuntu, nyine akongera agakanguka. Nyine nkubwire rero ngo iki ngiki ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba mwatekereza kubikora ijoro ryose. Igikorwa mushobora gutekereza nko kuri anniversaire ya mariage yanyu, igikorwa mushobora gutekereza mwibuka igihe mwahuriye bwa mbere, igikorwa mushobora kuvuga gukora mwibuka igihe mwigeze kumara ibyo joro bwa mbere, n'ibindi ibintu bituma mutibagirwa ibihe byiza mwagiye mugirana, bityo bigakomeza kubabera byiza mu rukundo. Ndagushimiye cyane rero, mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ni mu bigerageza ubwo nizere ko bizabakundira ijoro rigacya, ariko niridacya nyine muzagera mu gitondo mwongere mwiseke mwibaze ukuntu mwasinziriye, nabyo bizaba ari ibintu byiza cyane. Bizaba ari ibintu bituma mukomeza kuganira mwishimanye mukundanye, mukomeze mugire urukundo rushyushye, urukundo ruryoshye, mwaba mumaranye imyaka 10, 20, 30. Nicyo mbifuriza gukomeza kurambana mu rukundo ruryoshye, apana bimwe byo kurara zishya. Kanda subscribe, kanda like, sharinga n'inshuti. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha.